Hi guys, kongera twagarutse nka Kigali House. Uyu munsi noneho twabazaniye amapartema y'igitangaza nk'ibisanzwe uko maze kubimenyera. Kigali House dukunda kubazanira amazu meza cyane. Uyu munsi noneho ni igitangaza, hari amapartema yuzuye hano neza Kibagabaga meza cyane. Mudukurikirane kugira ngo tuyabatemberezemo. So guys, izi apartment tubazaniye ziri hano Kibagabaga, ngiye kubabwira details zazo neza. Dufite apartment ya mbere ifite ibyumba 4 na dushe na toilette 5. Tukagira penthouse ifite icyumba kimwe dushe na toilette ndetse na rooftop. Tukagira izindi apartment ifite ibyumba 2 ndetse na dushe na toilette 3. Nimuze mukomeze mubane natwe maze tubibatemberezemo. Nkuko rero mwabibonye nabanje kubatembereza muri izi apartment. Nukuri wibereye hano umeze nk'umuntu uri Gisenyi neza wagiye kurya ayawe. Hari umucanga ntaho watandukanyiriza n'Igisenyi pe. Noneho ikindi swimming pool yacu irarenze. Ibaze noneho ukuntu aha hanze hasa. Wibaza ngo imbere hameze gute. Ntucikwe ukomeze ubane natwe kandi ikindi ukore subscribe, like ndetse na share kugira ngo ujye ukomeza wirebere ibyiza tubazanira kandi byiza cyane. Nimuze dukomeze dutemberane muri izi apartment twabazaniye ziri hano Kibagabaga. Ikindi ndabibutsa ko ibiciro ari negociable. Ubishaka waza ukayifata yose cyangwa se ugafata imwe cyangwa se ugafata icyumba kimwe, byaterwa nuko ubyifuza. Tuzamuka rero hano turasanga akajardin kakwerekeza mu maesikariye yacu. Amaesikariye yacu nayo atwerekeza muri apartment twababwiye. Iyi side rero turasanga ibyumba 2 dushe na toilette 3. Aha naho tukahasanga ibyumba 4 dushe na toilette 5 ndetse na ya house. Ariko tutirengagije ko dufite ama stairs meza cyane atwerekeza mu byumba byacu. Nkuko tumaze kuzamuka ama stairs yacu turasanganirwa n'akabaraza keza cyane gasa neza guys. Ariko ni murebe aya makaro ukuntu ameze neza, murebe aya mavaze ukuntu asa neza, noneho ni murebe aka kajardin kabisa, hano wakwicara ukitekerezaho neza n'akayaga kaho keza cyane. Dukomeza hano turasanga akandi kabaraza aho ushobora kwicara n'abawe n'inshuti zawe muganira ndetse mwishimye. Ubundi hari ahantu wicara ibyishimo bikaza bitewe n'aho ari. Ni murebe iyi swimming pool yacu iri hano, ahantu ushobora kugira icyokere ugahita uza kwiyogera n'inshuti zawe n'abavandimwe bawe. Urabona ko ari ahantu hasa neza ijana ku rindi. N'ukuri ahantu ni igitangaza pe. Ntucikwe ukomeze dukurikirane. Uko ubonye hanze ukuntu hasa uhita wibaza ngo imbere ho noneho ni gute. Imbere ni igitangaza gusa, we komeze dukurikirane. Nimureke rero twinjirane muri apartment yacu twababwiye ifite ibyumba 4 dushe na toilette 5. Ni karibu rero dukomeze muri salo yacu. Mbere yuko twinjira turasanganirwa n'urugi rwiza cyane rw'imbaho rukomeye cyane. Ni karibu dukomeze, ni noneho nimwirebere aya masters yacu ni meza cyane pe. Wow, mbega salo nziza. Aha hantu ndahakwifurije kuhatura. Wowe urimo kudukurikirana gira vuba cyane uhamagare aha hantu batarahagutanga kuko ni heza cyane. Nimuze murebe izi ntebe ukuntu ari nziza. Wow, urabona ko izi ntebe zirasa neza, harimo amarido meza cyane. Ni muri amarido y'umweru ukuntu ari meza. Ni ahantu hafite isuku nyinshi cyane. Ni murebe iyi tapi noneho. Iyi tapi ikozwe mu ruhu. Iyi tapi ni nziza cyane. Murebe imeza ikomeye isa neza. Ngewe iyi salo n'ukuri nayishimye. Ni murebe amatara atatse salo yacu.
ni amatara meza cyane, nawe urabibona, ni amatara asa neza. Urabona iyi dining room yacu ukuntu ari nziza cyane kandi yakwicarwamo n'abantu benshi. Urabona ko ari ahantu hisanzuye cyane. Murebe imitako itatse iyi salo yacu, murebe amatara atatse salo yacu, ni ukuri ahantu ni heza. Nimurebe noneho aha, nimurebe kuri TV stand ukuntu ari nziza cyane. Mara yanjye ni ukuri no kwinginza ngo aha hantu ntihagucike, nanjye ari njyewe ahantu naba nahafashe. Ndahagushimiye ijana ku rindi. Komeza rero ubane natwe ntucikwe. Dukomezanya rero mu gikoni cyacu, ariko mbibutsa ko izi apartment ibiciro byazo ari ukumvikana. Ni ukuvuga ngo hano uraza ukahasanga buri gikoresho cyose kandi ibikoresho byiza cyane bijyanye n'iterambere tugezemo. Nimurebe noneho iki gikoni cyacu ukuntu ari cyiza cyane. Urabona ukuntu gikozwe mu mbaho zikomeye kandi zisa neza. Urabona utubati ukuntu ari tunini, ni ahantu heza cyane, nawe urabibona. Nimurebe iyi firigo ukuntu ari nini, iki kintu cyose cyajyamo pe, ni hanini cyane, harasa neza. Iki gikoni kirimo ibikoresho byiza kandi byinshi pe, ni heza, ndahagushimiye. Tukiva mu gikoni rero, hano hari dushe na toilette by'abashyitsi. Ntabwo ari ngombwa ko umushyitsi ashobora gukoresha dushe na toilette byo mu cyumba, ahubwo hari dushe na toilette by'abashyitsi. Murumva ko ari byiza. Twavaho kandi tukahasanga laundry nziza cyane irimo ibikoresho, harimo amamashini amesa, harimo hashobora guterera ipasi. Urabona ko ari ahantu heza cyane ushobora gushyira udukoresho twawe ugiye gukorera isuku. Si ibyo kandi hano turahasanga akayetajeri karimo udutako twiza cyane, nawe urabibona, tujyanye n'imico yacu. Urabona ko ari ahantu heza, ni ukuri ahantu hatuye nta n'irungu wagira bitewe n'ibikoresho birimo. Twakomeje rero, ariko Kigali House ni iki tutazabakorera koko? Ko tuzaba tuza ahantu heza, mukaba muri apartment nziza cyane. Mbabarira wirebere ubu buriri, irebere iki gitanda. Nukuri pe, aha hantu ndahagushimiye ijana ku rindi. Ubundi nujya gutura ahantu uzareba ukuntu hameze, urebe ukuntu hasa, urebe ibikoresho birimo, urebe isuku irimo, urebe amakaro arimo, murebe tapi irimo. Nukuri hagiye harimo ibikoresho byiza cyane. Murebe amatara atatse iki cyumba, reba noneho iki gitanda. Ibi bikoresho hari ahandi hantu wari wabisanga koko? Kigali House tuzakomeza tubazanire udushya twonyine. Twe turi hano kugira ngo mwishime kandi mube ahantu heza cyane. Twakomeje hano, twafite bathroom nziza cyane y'iki cyumba, nziza kandi nini, ifite shower nziza hisanzuye, ushobora gukarabira kabisa wisanzuye nta kigutega. Urabona hano hari lavabo nziza isa neza, hano hari toilette nziza, hano ushobora gukoresha iyi mashini kugira ngo wumutse umusatsi wawe. Ibintu byose turabifite hano. Nizere ko mwabibonye ko twazamukanye amayesikariye yacu. Muze dukomeze mu kindi cyumba rero, icyumba cyiza nacyo, icyumba gisa neza, icyumba kirimo amatara meza. Nimurebe nawe aya matara arasa neza pe. Nimurebe ubu buriri, reba byonyine amashuka ashasheho, amashuka y'umweru, isuku irahari nyinshi cyane. Murebe aya makaro ukuntu asa, amakaro meza. Murebe aya marangi ukuntu asa neza. Murebe aya matara ukuntu asa neza atatse icyumba cyacu. Parafu ukuntu ari nziza cyane. Nimurebe aya marido y'amabara meza cyane. Ni ukuri mana yanjye, iki cyumba ni cyiza pe. Abantu bakunda kurara ahantu heza, aha hantu ntihabacike. Mukomeze mudukurikirane, nimuze dukomeze muri dushe na toilette by'iki cyumba byiza byiza byiza. Nimurebe iyi lavabo ukuntu ari nziza cyane, lavabo isa neza. Iyi miriwari ushobora kwireberamo urimo gukora ka makeup kawe, urimo kwisiga, haba hasa neza cyane. Murebe iyi shawa ukuntu ari sawa, ni shawa nziza cyane kandi yisanzuye, ukarabiramo nawe wisanzuye. Reba iyi toilette, ni ukuri ni heza pe. Iki cyumba kirasa neza cyane, ntihagucike. Iki cyumba rero gifite akabaraza keza cyane, aho ushobora kuza ukitegera wa mucanga twaberekaga usa nkaho uri ku Gisenyi, ukareba swimming pool nziza cyane, ukabona indabyo ziri hasi. Urabona uko ari ahantu hasa neza.
dukomeza hano turahasanga akagariderobe keza cyane ushobora kubikamo imyenda yawe, urabona ko gasa neza gafite ibara ryiza. Nimuze dukomeze mu kindi cyumba cyacu cya gatatu. Mara yanjye, ibi byumba sinzi ukuntu bimeze, birimo ibikoresho byiza, noneho buri cyumba kigiye gifite amasitayiro y'amatara bigiye bitandukanye kandi asa neza. Icyumba gifite uburiri bwiza, igitanda cyiza, ni ukuri harasa neza. Murebe iyi parafo, murebe aya makaro, ni ukuri ni ahantu hasa neza kandi buri cyumba kigiye gifite dushe na tuwarete byacyo. Reba iyi dushe na tuwarete rero iki cyumba, reba iyi lavabo, urebe iyi mira, harasa neza cyane. Murebe noneho iyi shawa ukuntu ari nziza, ni ahantu wakarabira neza kandi ntago hakubangamira, ni ahantu heza cyane, nawe urabibona. Noneho murebe amabara ari muri iyi dushe, ni ukuri harimo amabara meza. Buri dushe na tuwarete igiye irimo amabara meza asa neza. Ibyo byumba byose rero tumaze kubereka, nizere ko mwabikunze. Noneho murimo kwibaza ngo hantu twese dukunda turi benshi hameze gute? Iyo ni chambre principale, nta yindi ivuga, aho buri wese aba yifuza kurara, aho buri wese abona ari heza. Tukigera hano turasanganirwa na mira isa neza. Ibaze nawe winjira mu cyumba cyawe wireba muri mira nziza kandi ndende. Ni ukuri iki cyumba cyo noneho ni agahebuzo. Nimurebe iki gitanda kiri muri chambre principale yacu, ni ukuri harasa neza. Murebe ibi nibyo nababwiraga ngo buri cyumba kigiye gifite design y'amatara. Reba ukuntu aya matara asa neza. Nicyo utabona ariko ni ukuryama akayaga kaguhuha, nta cyokero ushobora kugira. Reba aya marido atatse chambre principale yacu, harasa neza cyane. Iyi chambre principale nawe urimo kubibona, nta byinshi ushobora kuyivugaho kuko byandenze, harasa neza cyane. Murebe ubu buriri, murebe iki gitanda, umva ni heza cyane. Iyi chambre principale yacu rero ifite dressing room, nubwo batarashyiramo garderobe ariko baraza kuyishyiramo ibintu bijye ku murongo. Kandi ikindi ifite dushe na tuwarete byayo, dore ngiyi hano murabona ko isa neza cyane. Iyi ni lavabo, iyi ni miruwari, hanyuma hano naho iyi ni shawa gukarabira, hameze neza, ni perfect. Iyi chambre principale yacu rero nayo ifite aka balcony keza cyane, hari agatebe ushobora kwicara neza. Muze tuzamukane rero muri izi stairs zacu zitwerekeza muri penthouse. Tuzamutse rero tugiye kuri penthouse yacu, turasanganirwa n'inzugi nziza. Noneho nimurebe ukuntu hano hari amavaze meza cyane, murebe aya mavaze ukuntu asa neza. Ikindi kandi ntabwo twibagiwe ko ushobora gukarabira hano wiryamiye, nta kibazo na kimwe ufite mu gihe udashaka kujya muri swimming pool. Dukomeza turabona ko penthouse yacu isa neza, hari intebe ushobora kwicaramo witekerezaho, urimo kuganira n'inshuti zawe, urimo kuganira n'abavandimwe bawe. Kandi ikintu ushobora no kuhakorera anniversaire cyangwa se ibindi birori, urabona ko ari ahantu hakwicara abantu benshi. Iyi penthouse yacu rero ifite icyumba cyiza cyane, icyumba kinini, icyumba kirimo ibikoresho byiza, ndetse gifite na dushe na tuwarete byacyo. Iyi penthouse ifite n'igikoni cyayo, niba kibereke. So guys, nabashimira kuba mwabanye natwe rero, ariko ikindi mbibutsa ko ibiciro by'izi apartment ari negotiable. Kandi ikindi apartment yo tutigeze tubereka ni the same design iyo twaberetse, ni ibintu bihuye kandi birimo ibikoresho bimwe. Ikindi rero ndabibutsa ko mugomba kuduhamagara kugira ngo tubageze aho iherereye neza, kandi ni ukuri mukore like, mukore subscribe ndetse na share kugira ngo tujye tubagezaho ibyiza byacu. Kigali House rero turabashimira cyane kuba mwabanye natwe, mukomeze mudukurikirane, murakoze cyane, turabashimira.